Shimwe torero ry'Imana dusangiye gucungurwa muri Yesu Kristo. Ndabasuhuje mwese amahoro y'Imana yo muri mwe. Nitwe Evangeliste Robert Ndemezo. Ni kwa kuri bisanzwe mutumenyereye kuri kamera za Gura kuri TV. Maze iminsi ntaboneka kubera amasomo maze iminsi, ariko nongeye kugaruka imbere yanyu kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Usibye ko naho nabagane n'ubundi nabagane kunanga mu mwuka ndetse ngabura ijambo ry'Imana. Mission ifite ni ukubwiriza abantu ijambo ry'Imana mu gihe kinkwiriye no mu gihe kitankwiriye, ngahana ngatesha ngahugura mfite kwihana kose no kwigisha. Rero ndashima Imana impaye umwanya kugira ngo twongere tuganire ijambo ryayo, ariko nashimira bakozi b'Imana batandukanye muri mu bihugu bitandukanye, muri Kenya, mu Bugande, muri South Africa, muri DRC Congo, muri mu Burundi, yaba muri Amerika, Amajyepfo, Amajyaruguru, umugabane w'Uburayi ndetse no muri Aziya. Ndabasuje mwese rero. Ndi ku munsi nk'uko nabibatangarije turi mu masengesho y'iminsi 40. Uyu ni umunsi wa 38 w'amasengesho y'iminsi 40. Hanyuma rero iminsi yose nabashije kuboneka, nari i Kigali, harahari nari mu masomo, ariko nabashije kujya ntambutsa ibyigisho. Hanyuma rero na n'ubu ndagarutse kugira ngo noneho tuganire ijambo ry'Imana ndetse rikomeye cyane aho uyu munsi dukwiriye kwita. Dufite insanganyamatsiko ivuga iri mu Migani 23:23, ivuga ngo gura ubwenge, amini gura ukuri, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Iyo ni insanganyamatsiko dufite dusanga mu gitabo cy'Imigani 23:23. Yego twishiremo neza rero tugiye gusenga Imana. Mana nziza, Mana yacu, Mana ishobora byose, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Imana yandinze mu bihe byose, uri Imana y'amahoro n'imbambe. Ndakwingiza kugira ngo banange umwanya kuri uyu munsi wa 38 amasengesho y'iminsi 40. Komeza kubana nanjye kugira ngo musangize abanyarwanda bose muri rusange n'abanyafurika n'isi yose muri rusange bamenye ijambo uyu munsi wabateguriye ugiye kuncishamo. Bana nanjye rero, kora n'ururimi rwanjye, kora n'akanwa kanjye, nasome bivugire, maze Uwiteka abagiye kumvira ijambo ritabera impfabusa, ahubwo rishimirize imitima yabo, rizababere impamba n'urwego ruzageza mu bwami bwo mu ijuru. Ndagushimiye ko ubyumvishe, ni mu izina rya Yesu nizeye, amen. Bene data bakundwa kandi inshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, nabazaniye ijambo rivuga ku ibintu birindwi by'ingenzi bikomeye biranga umuntu urimo ubwenge nyakuri, biranga umuntu urimo ubwenge nyakuri, urimo ubwenge bw'Imana. Ushobora kwibaza ngo njye nta bwenge bw'Imana mfite cyangwa se nta bwenge mfite. Tugiye kureba ibintu biranga umuntu urimo ubwenge bw'Imana n'ibindi biranga umuntu urimo ubwenge bw'isi cyangwa se ubwenge bw'abadayimoni. Turifashisha ibyanditswe byera scripture background, cyangwa se turebe icyo ibyanditswe byera bivuga kuri uyu muntu, bivuga kuri ibintu birindwi by'ingenzi. Tugiye kureba ibintu by'ingenzi biranga ubwenge dushaka ubwo ari bwo, ubwenge dukwiriye kumenya ubwo ari bwo, ubwenge dukwiriye kuba dufite ubwo ari bwo. Iki ni icyigisho ntambukije nawe n'umwuka uyu munsi kugira ngo isi yose igikurikirane. None mbibutse ko iyi televiziyo ntabwo ari iya business. Iyi televiziyo ikishwaho ijambo ry'Imana, ni channel ya YouTube ikishwaho ijambo ry'Imana. Abasubscribinze turabashimiye cyane, n'abatarabikoze nabo turabashishikariza ngo bakore subscribe bajye bakurikirana ijambo ry'Imana. Ntabwo muzambona ndi muri business nagiye muri tele n'ibindi. Jewe ibyanjye, mission yanjye ni ugutambutsa ubutumwa bwiza nta kindi. Hanyuma Imana ibahezage.
tujye gusoma ijambo ry'Imana usanga mu rwandiko rwanditswe na Apostol Yakobo cyangwa se Apostol Jacobo cyangwa se intumwa Yakobo mu bice byabo bitatu umurongo wa 10 na kangahe na 17 biravuze ngo ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye cyo ni kimwe kabiri kandi n'ubw'amahoro kabiri n'ubw'ineza cyo ni cya gatatu bwemera kugirwa inama cyo ni icya kane bwuzuye imbabazi cyo ni icya gatanu n'imbuto nziza icya gatatu ni burobanura ubutoni icya karindwi ni bugira uburyarya. Mwene data ushobora kwibaza ngo wari ufite amashuri menshi wize uri doctor uri professor uri engineer uri nurse uri icyo cyose waba uriho kuri uyu munsi cyangwa se uri by title waba ufite uyu munsi iyo ari yo yose ushobora kwibaza ngo kuki uyu mwigisha cyangwa se umubwirizabutumwa bwiza arimo kuvuga ku bwenge ese arumva nta bwenge dufite twarize dutunze ingo zacu dutunze twageze kuri byinshi dufite amazu dufite amamodoka amataje uyu muntu ntadusuzuguye buriya nimufate gutyo ahubwo umwuka w'Imana arimo arambwira ngo musobanure isi yose ubwenge bakwiye kugira ubwo aribwo ko butandukanye n'ubwenge bw'isi. Ijambo ry'Imana mbere ku murongo wa 13 mu bicuzo bya Yakobo biravuga ngo ninde munyabwenge umutima hanga ninde munyabwenge kandi w'umuhanga ngo ni hari akabazo aho ngaho hari question mark ninde munyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanishe imirimo myiza ye afite ubugwaneza n'ubwenge niyerekanishe Imana ishimwe cyane imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge niyerekanishe imirimo ye myiza afite ubugwaneza n'ubwenge afite ubugwaneza n'ubwenge ngariko hepfo gakeya ngo ariko niba muhorana amakimbirane akazi mu mitima yanyu nimukabyiratane ngo mubeshere ukuri kuko bene ubwo bwenge ngo si bwo bwenge buvuye mu ijuru ahubwo n'ubwenge bw'inyamaswa abantu n'ubwenge bw'isi n'ubwenge bw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. aha munyumve neza rero abo rero ni ba bantu bize amashuri menshi ariko birengagiza icy'ingenzi birengagiza kubaha Imana birengagiza kumenya ubwenge bw'Imana ubwo aribwo hanyuma ubwenge bw'Imana utabufite muri iyi si ntacyo wageraho. ubwenge bw'isi buzaguhesha amazu buzaguhesha kwiga uba umunyabwenge mu by'isi ariko ntabwo buzaguhesha ubwami bw'Imana. ndakurahiye jewe ndemezwa n'umukozi w'Imana mpagaze mu butware mpabwa n'ijambo ry'Imana igihe cyose utarakira Kristo ariwe mbaraga z'Imana ariwe bwenge bw'Imana ndabubwiza kuri yuko ntabwo uzigera winjira mu bwami bw'Imana ntabwo byakunda utarabyawe n'umwuka amazi n'umwuka ntabwo ushobora kwinjira mu bwami bw'Imana born again utaravuka ubwa kabiri ntabwo wakwinjira mu bwami bw'Imana cyangwa se in the kingdom of God ntabwo ushobora kwinjira muri Afurika. hanyuma rero ubwenge bw'isi ntabwo butuma tumenya ntibuduhesha kumenya ubwenge bw'Imana. ibyo birahabanye cyane nushaka kwimenya waza gusimbukira mu rwandiko Paul intumwa yandikiye itorero ry'Abakorino cyo cya 18 ijambo ry'umusaraba kurimbuka n'iki ni urupfu ariko kuri twebwe abakizwa bafite inzara n'inyota byo kumenya Imana by'ukuri ngo kuri tore n'imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. kuri twebwe abakizwa bafite inyota byo kumenya iby'Imana ngo n'imbaraga z'Imana nk'uko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bwabo mbuhindura ubusa. nushaka ubwenge bw'Imana ubwo aribwo tumaze iminsi abanyarwanda muri rusange cyangwa se isi muri rusange tugoswe twugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 pandemic icyorezo cya COVID-19 aho ubutunzi bw'isi bwamanutse hasi
imihanda mu kirere afunga, abashakashatsi bakoresha ubwenge bwabo bw'isi ariko ntibamenye umuti uvura covid. Biba ikibazo cyane. nawe murebe tumaze imyaka ingahe. niba urabona covid ikize ku isi ntabwo ari ubwenge bw'abantu ahubwo ni ubwenge bw'Imana. ni Imana iwe ikuyeho covid, kuko iyi ni inkoni Imana ku isi kugira ngo yumvire amategeko y'Imana, amategeko n'amateka n'ibyo yahamije byose. hanyuma abanyabwenge bashakashatse kuvumbura imiti, koga intoki, sanitayiza n'ibindi. ubwo n'ubwenge bwabo bwagiye burangirira bw'isi, ariko ubwenge bw'Imana butanga igisubizo. iyo ubwenge bw'Imana umenya igisubizo cy'isi ifite, ugashaka igisubizo cy'uyu munsi n'icy'ejo mu gitondo n'icy'ejo hazaza. uwo ni ikiranga mu bwenge bw'iki? ubwenge bw'Imana. ubwenge bw'Imana, ubwenge bwaruta amabuye ya marijani. nawe urasoma muri iri jambo ry'Imana, Bibiliya irambwira ngo uhereye mu Migani 3:15, Bibiliya irambwira ngo amabuye ya marijani ni amasaro meza, amasaro y'igiciro cyinshi. hanyuma rero ubwenge buruta amabuye ya marijani, buruta amasaro y'igiciro cyinshi. wumve ku agaciro k'ubwenge nawe kumve neza. Imana tugire neza cyane bene data. hanyuma rero ninde w'umunyabwenge w'umuhanga? none se niba uri umunyabwenge warize, uri profesa, uri associate professor, uri doctor, ukabona umuntu aragenda mu itabi mu muhanda, gusa ubwenge bw'inyamaswa bawe, ubwo ni ubwenge bw'abadayimoni bene data. ugasanga umuntu aragenda afite ubwabubatsi ariko arimo arasambanya umugore w'abandi, ubwo si ubwenge bene data, ubwo ni ubwenge bw'inyamaswa. nahoze nkora comparison, nshaka kumenya ubwenge bw'Imana bw'abantu aho bitandukanira. nsanga kwiga amashuri menshi nta bwenge bw'Imana ufite ni se. abantu bari mu buzima bwo kuvuka bakiga ariko udafite intego zo kubaho ku isi, udafite intego n'imwe yo kuzabona Imana mu maso. ukavuka ukiga, bakakwigisha, ugahabwa ibigukwiriye byose, hanyuma warangiza ukagenda, ugacaho ukagenda, ukabona n'akazi, ugashaka urugo, ukabyara, ukarongora, ukabyara, igihe kikagera ugapfa, ukajya mu gitaka utamenya Imana. ubwo bwenge wahawe ni ubwenge nyakuri neza, ubwo ni ubwenge bw'inyamaswa bawe, ubwo ni ubwenge bw'abazimu, ubwo ni ubwenge bw'abadayimoni, ubwo ni ubwenge bw'abarangi, ubwo ni ubwenge bwa zanyabingi, ubwo ni ubwenge n'ibizira, ubwo ni ubwenge bw'isi. ntabwo ubwenge bw'isi buduha uburenganzira rero budufasha kumenya ubwenge bw'Imana, kuko Imana yahisemo gukirisha abayizera ibipfu by'iki by'ububwiriza, kubera ko ijambo ry'Imana kubarimbuka ni urupfu, ariko kubakizwa n'imbaraga z'Imana n'ubwenge bw'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. umuntu yarize ariko arimo aratongana, arimo aracima umugore bashakanye, ubwo ni ubwenge bw'abadayimoni. umuntu yarize ariko aranywa inzoga, aranywa ibisindisha, uyu munsi agahaga akashira inyota, ejo akongera akagira inyota. mwabyize kunywa ibinyobwa nyakuri, ibinyobwa bituma umuntu abinywa rimwe agashira inyota iteka ryose. nta bindi, ni ukwakira Kristo mwami umukiza w'ubugingo bwawe, ukakira ubugingo buhoraho iteka ryose. ntuzapfe ahubwo ukazabaho iteka ryose, kuko ngo n'uwapfuye amwizera ntabwo azapfa ahubwo azabaho iteka ryose. Imana ishimwe cyane bene data. waguze ibyo kurya nyakuri, waguze ibyo kurya nyakuri bene data, ntugure ibyo kurya by'umunsi umwe. urya ejo bundi ugasonza, ejo bundi ukongera ugasonza. oya, si uko bikwiye kugenda. Kristo Yesu niwe mutima w'ubugingo, niwe mutima utera imbaraga. umuriyeho ntabwo azapfa. basakuza bacu bari umutsima uvuye mu ijuru barapfuye bose. ibyo murabagaho kwihana bashize mu butayu, ariko twese twagize amahirwe Yesu yaraje, niwe mutima w'ubugingo, niwe mutima utera imbaraga. umuriyeho ntabwo azapfa, umuriyeho ashira inzara iteka ryose, umunyweyeho ashira inyota iteka ryose. hanyuma wowe mwene data urambwira ngo icyo waba icyo cyose, ngo warize, ngo urakomeye, ngo ufite imitungo, ariko ntabwo uyubahisha Kristo. niba ufite bizinesi za rukururana, ufite amasaje, ariko wowe no kwiyubahisha Imana ngo ugire ubutunzi bwo mu ijuru, ubwo butunzi ni ubw'abadayimoni.
ubwo butunzi bwo mu kuzimu. Ubwo butunzi si ubutunzi nyakuri, ahubwo buzakurimbuza, ntabwo uzabona Imana mu maso yawe. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Haleluya. Imana ibane nawe. Hanyuma rero mwene data, niba ubonye amakimbirane akaza mu mutima wawe, ufite amakimbirane akaza mu mutima wawe, ntukabyiratane mu bwenge bw'Imana. Oya, niba utongana, niba ukubita umugore, ubwo si ubwenge nyakuri, ubwo ni ubwenge bw'abadayimoni. Niba ucinya umugore wawe, ubwo ni ubwenge bw'abadayimoni. Ubusambane, Imana igiye yibasiye abasambanyi cyane, yibasiye abasinzi b'inzoga, yibasiye abanywa urumogi. Uranywa urumogi warize, ubwo si ubwenge bw'Imana, ubwo si ubwenge nyakuri. Sonje ubwenge nyakuri mwene data, ubwo ni ubwenge bw'abadayimoni, ni ubwenge bw'inyamaswa abantu, ni ubwenge bw'inyamaswa abantu mwene data. Byo ntabwo ari byo, byo si byo. Abandi urimo uragambana, ubwo si ubwenge nyakuri. Urimo urariganya, urimo uriba iby'abandi, ubwo si ubwenge nyakuri. Urimo urabeshya, ubwo si ubwenge nyakuri. Ubu ni ubwenge bw'isi, ni ubwenge bwo mu isi bwo Satani yahaye abantu bw'uburiganya, bw'ubucakura, ububanyi. Imana igufashe, Imana igukize bene data, Imana igukize kandi Imana ikurengere, Imana ibagirire neza. Ugasanga umuntu arimo arariganya, arimo arabeshya, arimo ariba, umunyazi, ishyari. Niba urimo ishyari mu mutima wawe, ubwo si ubwenge bw'Imana, ubwo ni ubwenge bw'inyamaswa abantu mwene data. Intonganya, kwirema ibice, amacakubiri, tribalism, irondora amoko, ugenda mu moko n'ibintu bitarangira byose, za segregation, ibyo byose mukwiye kubireka. Ubwo si ubwenge bw'Imana. Warize ariko urimo ubereye mugenzi wawe ishyari, mugenzi wawe azamutse mu ntera, umugiriye ishyari. Ubwo ni ubwenge bw'Imana, ubwo ni ubwenge bw'inyamaswa buzakurimbura. Ntabwo ushobora kwinjira mu ijuru umeze utyo. Rero mubyumve neza. Abagatega 39 tubona ingeso za kamere ngo zararana izi ngizi. Wiyumva buri wese, niba wumva ibintu bikurimo, ntabwo uzinjira mu bwami bw'Imana. Icyambere, gusambana, ntabwo uzinjira mu bwami bw'Imana. Kabiri, guhehera, ntabwo uzinjira mu bwami bw'Imana. Gatatu, ibyaha by'urukozasoni n'iby'isoni nyine. Gusomana, ugasanga umukobwa arimo arasomana, ubwo si ubwenge, kuko ni ubwenge bw'inyamaswa abantu, ni ubwenge bw'inzererezi. Bibiliya ni kuvuga inzererezi z'Abayuda. Ubwo ni ubwenge bw'abadayimoni, ubwenge bw'abazimu. Urimo urasomana mu muhanda, urimo urasomana wambaye ubusa, wambaye impini, ubwo si ubwenge ufite, ahubwo uri injiji cyane. Ubwo ni ubujiji bukomeye cyane bukurimo. Ukeneye kubohoka cyane, ukeneye kubohoka. Ndaza gutanga namba zanjye. Ukeneye gusengerwa, ukeneye kubohoka, kuko deliverance. Ukeneye kugira imbaraga z'Imana, ukeneye kugira divine healing, imbaraga z'Imana zikiza, ukabohoka. Ukeneye kwegera Imana, akabaho divine connection, guhora ku Imana muri wowe. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Babwiye nabi se mwene data, nambabwiye nabi, ahubwo ndimo ndahugura, ndimo ndahana, ndimo ndatesha, ndimo ndahugura kandi ndimo no kwigisha. Iyo niyo muhamagaro wanjye, niyo my God is calling. Iyo niyo muhamagaro wanjye w'Imana. Ntabwo ku ruhande mu mubeshye nguteze ipindi hanyuma uzarimbuke, amaraso yawe nzayabaze. Ntabwo byakunda. Intonganya, umuntu utongana ntabwo azinjira mu bwami bw'Imana. Umuntu wanga mwene cyo ni cyaha cy'ubwicanyi, ni ubugome, transgression, ni ubugome, cyaha cy'ubugome. Ntabwo wajya mu bwami bw'Imana. Naho iso yaba ari we utanga ijuru, ntiyari guhereza, ntabwo byakunda. Ntabwo byakunda. Imana yarigishije ukuri kuzuye. Ntabwo nzaza guca ku ruhande rero, ngomba kubwiza abantu ukuri hakiri ku manywa, bugiye kwira, no mu gihe umuntu ashaka ngomba gukora iminsi yose mvuga ukuri nta kuvana. Umuntu ufite umujinya n'uburakari, nta muntu ugira umujinya uzinjira mu bwami bw'Imana. Ntawe ufite amahane uzinjira mu bwami bw'Imana. Ntawe ugira ibiganiro bibi uzinjira mu bwami bw'Imana. Ndabwira za kamere, nta muntu usinda ku manywa n'ijoro
wakwinjira mu bwami bw'Imana ntabwo bishoboka. Imana ubwami bw'Imana ikinege, ntabwo ari bwa rusange, ntabwo ari cooperation, ntabwo ari association, no, ntabwo ari assembly, no, ntabwo iyo ntabwo ari assembly, ahubwo ni ikinege n'ababikoreye. Ubwami bw'Imana batwanirwa intwara zishamo imbaraga, nta kindi rimwe na data. Hanyuma rero niyo uhorana intonganya no kuvurunga n'amakimbirane mu mutima wawe, ntukabyiratane ngo ubeshe ngo ni ukuri kw'Imana kuri muri wowe. Niyo mpamvu abantu babuze ukuri. Turi mu nsanganyamatsiko ivuga ngo gura ukuri, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Ibindi byihorere, vuga ukuri, gumana ukuri, we kuvuga ukuri wumvanya abandi, vuga ukuri, gendera mu kuri, hamya ukuri, nishaka wipfira ugende. Ariko bene data, hari ibyaha, hari amahame, principles, hari amahame aho kugira ngo uyice wowe wahitamo gupfa. Icyaha cy'ubusambanyi aho kugira ngo ugikore wahitamo gupfa bakagushyingira. Icyaha cy'ubwicanyi aho kugira ngo ugikore wahitamo gupfa. Icyaha cy'ubugambanyi cyangwa ngo ugikore wahitamo gupfa. Icyaha cyo gusenga ibigirwamana ukimura Imana mu mutima wawe aho kugira ngo ugikore wahitamo gupfa. Bakagushyingura ukamenya ngo urakwirage ariko utanganyije n'Imana, utagira ikibazo n'Imana. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Reka twihute rero, umuntu yarize ariko arimo arahehera, ubwo si ubwenge bw'Imana. Umuntu yarize ariko arimo ariba mu kazi arimo ariba, ntabwo anyurwa n'iby'Imana n'umwanya Imana yamuhaye. Ibyaha mu Migani 14:34, ibyaha bigira gutya gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amahanga, bikoze isoni abantu. Dufite ingero nyinshi z'abantu bize baba mu myanya yabo kubera ubusinzi, kubera ubusambanyi, kubera ubujura, kubera ubwesoro, kubera uburiganya, kubera iby'isoni, kubera ubugome, kubera uburiganya. Bavuye mu kubera gucima abagore babo bagafatwa. Ubwo bwenge bize bwamariye ikintu da, n'ubwenge bw'abazimu, n'ubwenge bw'abadayimoni, n'ubwenge bw'inyamaswa abantu, si ubwenge bw'Imana. Hanyuma nibutse rero, Yobu yaravuze ngo dore kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu cyaha niko kujijuka. Jewe ndi wowe nafata amazu mfite, imitungo, amamodoka nkayagurisha, nkashaka ubwenge. Nabikora gute rero? Kugura ukuri. Wagura gute ukuri? Ukuri ni Kristo. Ntawe uzajya mu ijuru atamujyana, ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atamujyana. Ntabwo byakunda. Niwe mbaraga z'Imana, niwe bwenge bw'Imana. Uzajya mu ijuru uciye kwa ndetse ni kuri Yesu, ni ukubanza kumwakira. Hari abavuga ngo banditse nziza, ngo njye ntabwo nsambana, ngo ntabwo nica, ngo simvuga nabi, ngo ntabwo niba, ngo sindigane, ngo abo bita banditse nziza. Ariko ntabwo ubwiza kuri uyu munsi, ntabwo uzinjira mu bwami bw'Imana utarakira Yesu, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Utaramwakira ngo umwakire umwizere, wari wo gukiranuka, ntabwo wakwinjira mu bwami bw'Imana, naho isi yaba abutanga ntabwo byakunda. Utarabyawe n'umwuka n'amazi ntabwo ushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. You can't. Ntabwo ushobora kwinjira truly and very, you can't. Ntabwo wakwinjira mu bwami bw'Imana utarabyarwa ubwa kabiri n'umwuka n'amazi, ngo wakire Yesu umwakire. Ntabwo byakunda. Niyo ko wibwira uri muri ishuka, ubwo bwenge n'ubw'abadayimoni bukuroha, ubwo ni ubwenge bw'isi, si ubwenge bw'Imana mwene data. Ugasanga umuntu arebye ajya gusaba akazi, apfukamiye bosi w'akazi, aramupfukamiye ngo amuhe akazi. Numenye ko ariko Mana yacu, Mana idufashe cyane. Abantu muri iyi minsi barimo barapfukamira ibintu batazi, barapfukamira ibintu batazi na gatoya. Ugiye gusaba akazi, urebye umuntu ni deje, uramupfukamiye ngo aguhe akazi. Kandi uwo deje yahawe ubwenge n'Imana, n'Imana imuhaye ubwenge kugira ngo yicare muri uwo mwanya. Ukwiriye kubaha
gupfukamira yamuhaye uwo mwanya akawicaramo. Ubwo ni ufite imodoka, umuntu ukora imodoka cyane se uri mu ruganda uzi ukora imodoka nziza uzikora, uramupfukamira mwubashye. No, ubaha umuntu, pfukamira uwubahe umuntu amuhaye ubwenge bwo gukora imodoka n'ukwiye gupfukamira. Iyo niyo mana. Ubwo iyo ugiye kugira izo attitudes cyangwa se iyo myumvire uba uri mu bwenge bw'Imana. Iyo upfukamira watanze ubwenge mu isi, kuko mu Bakolosayi 1:14 ngo muri Kristo ngo ubutware bwose n'ubwenge bwose n'afite ubushobozi bose ibyo mu ijuru no mu isi byaremewe muri we ngo bimuhimbane. Uwo ni ubwenge bw'ukuri n'ubwenge bw'Imana. Utamufite uzavuka wige ubone akazi ushake ubyare igihe kigere upfe tugushyingure wigende nk'uko abisi bagenda. Ariko n'ufite ubwenge menya Imana hakiri kare, Imana izagufasha, izakugirira neza. Wikubahe ibyo ubonye byose. Ngo umuntu ukora muri beneri ngo umutsinda, nibyo koko abakwiye kubaha tububahe nabo gutsindwa tubatsinda. Ariko uwo ukwiye gupfukamira mu isi nta wundi, ni Data wo mu ijuru wenyine, ntabwo ari abantu bose. No, nta muntu ukwiriye gupfukamira mu isi keretse Data twese uri mu ijuru. Menya ubwenge, menya ukuri. TV yanditse ngo gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Kuki uguranura? Kuki uvuga ukuri ejo ukagushyize hasi? Kuki ugura ukuri kandi ukibagirwa? Gumana ukuri, gumana amategeko y'Imana. Imana izagufasha, izakugirira neza mwene Data. Imana ishimwe kandi Imana igufashe mu izina rya Yesu. Tujye gusenga Imana, ndumva nsoje. Ariko ubu ngubu tugiye kureba noneho ibintu 7 byari nababwiye. Icyambere ubwenge bwo mu ijuru n'ubusa. Icyambere uraboneye, gutunga umutima uboneye. Reba bawe ubu ni inshuti y'Imana, umutima udafite ikintu kurega, udafite umwanda, umutima wejejwe. Sanga yavuze mu Migani 4:23 ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo niho bikomoka. Mwene Data, ikureho umuntu uvuga ubugoryi, ikureho umuntu w'ubugambanyi, ikureho umuntu w'ubugoryi. Ubwo bwenge n'ubwenge bw'abadayimoni, si ubwenge bw'Imana. No, ubwenge bw'Imana ngo icyambere umuntu uzasangaho afite umutima uboneye ari mu bwenge bw'Imana. Kabiri, umutima afite amahoro muri we. Amahoro ni icyakabiri kugira amahoro mu mutima wawe. Ni icyakabiri kiranga ubwenge bw'Imana. Gatatu, ubw'ineza, kugira ineza. Niba nta mahoro ufite muri we, ubundi amahoro muri we wavanamo n'icyaha. Ahari icyaha utakaza the presence of God, utakaza the fellowship of your God, utakaza usabane n'Imana. Iyo wabuze amahoro hari icyaha, nubwo haba hari icyaha gituma utakaza ubusabane bwawe n'Imana. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Kugira neza ni ugufasha, gufasha abantu. Umunambaye wose uramufasha. Niba ushaka umuntu ukamuhirika, ukamukubita ingumi, ukamukubita urushyi, ubwo ni ubwenge bw'abadayimoni, ni ubwenge bw'abazimu. Ati ubwenge bw'Imana ni ubw'ineza. Gatatu, kane, bwemera kugirwa inama. Bwemera kugirwa iki? Inama. Bwemera kugirwa iki? Inama. Iyo ugasanga umuntu yikigenza, ingaruka zo kutumva Imana muri ibintu bingahe? Kategori 3. Harimo ubugome, transgression. Harimo kugira ikigenge nyine. Harimo kudakurwa ku izima no gusenga ibigirwamana. Kugira ngo ukore usenga ibigirwamana wahitamo gupfa. Kugira ngo ube ikigenge, we kumvira Imana, ube ikigenge, uba kahe guruge cyamuke, ndi wowe nahitamo gupfa. Ariko Imana igagukibahe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma icyakabiri ni ukugirwa inama. Hari abantu baje kugirwa inama pe, mu kazi baje kugirwa inama, mu ngo zabo baje kuganukira abagore babo, baje kuganukira abagabo babo, mu kazi babaye ikibazo. Ntibagirwa inama ngo bamenye ubwenge, bafite ubwenge bwinshi barize, ariko ubwo bwenge niyo mpamvu Imana ngo yabaretse ibiri marima bahinduka ibitagira umumaro, kuko yabareka bavuga ko kwiyonona imibiri yabo gukoresha uko Imana itayiremeye. Ubwo ni ubwenge bw'abadayimoni, ubwenge bw'abazimu. Uyu munsi umva ijambo ry'Imana ubohoke, wanga icyaha
n'igisa nacyo. Mana dufashe, turabakozi b'Imana, Imana yahamagaye ikoresha kugira ngo tuvane abantu mu byaha baze kuri Kristo, duhindure abantu. Kuko ururimi rwacu niho amategeko y'Imana, n'abantu bakwiriye gushakira amategeko y'Imana. Indimi zacu ntabwo akwiye kubonekaho gukiranirwa n'ibyaha, no, ahubwo dukwiye kuba akanwa n'isoko y'ubugingo, ariko akanwa k'umunyabyaha k'umupfapfa gasesagura ibigango, ni akaga karimbura. Nuko mu migani 10:11 kuri aya no kuri 14b nuko handitse, mugende muhasome. Hanyuma icya gatanu rero, icya gatanu ndakibasomera. Buzuye imbabazi n'imbuto nziza. Imbabazi bivuze iki muri Mika, manuzi Mika 6:8 yavuze ngo mwana w'umuntu Uwiteka yakwese icyiza icyo ari cyo, ikimana gushakaho ni ikihe? Ni ugukiranuka. Icyo ni icya mbere. No gukunda kubabarira, no kugira n'Imana icisha bugufiya. Mwene data, menya ubwenge, guca bugufi. Umuntu uca bugufiya ingororano ze n'ubutunzi n'ubukire n'icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Niba udaca bugufiya, ndababwiza kuri yuko ubwo n'ubwenge bw'abadayimoni. Niba utazi guturiza imbere y'Imana, ubwo n'ubwenge bw'abadayimoni. Ubwibone kamere y'icyaha. Maze iminsi nyinshi kuri kamere y'icyaha, aho nari mu masomo hano mu gihugu, aho nari mu masomo atandukanye ndimo kwiga, nagiye bigisha icyaha icyo ari cyo n'ukuntu no kwihana nyakuri, true repentance n'icyaha icyo ari cyo, nicyo bita rebellion against God, kwigomba kumana icyo ari cyo. Narabyigishije, ariko uyu munsi wa none nimwumvishe by'Imana, utirangire umutima ko wumvira Imana, Imana ikugirire neza. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Kugira imbuto nziza no kugira imbabazi. Mubabarira abantu. Nimutabarira abantu ntawe uzaguha imbabazi. Nimwifuza ko bakugirira, baribyo nawe ugirira abandi. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Icya gatatu rero, ntabwo buri bana bakugutona, ariko abantu muri iyi minsi ya none barwanira amategeko y'Imana nk'uko bishakiye. Barabanura kugutoni nk'uko bishakiye. Si uko bikwiriye. Kunda mwene so nk'uko wikunda. Banza kwanza wikunda. Kwikunda ni iki? Kwikunda ni ukugira impuhwe z'icyaha. Ni ukugira umwete wo gusohoza amategeko y'iki? Amategeko y'Imana ukayasohoza, ukayuzuza neza. Niko kwikunda. Impamvu abantu basambana, bakora ibyaha, besoroka, bariganya, bicana, bagambanana, nta yindi mpamvu, ni urwango bafite ubugingo bwabo. Nta yindi gahunda bafite yo kuzabona Imana. Ibyabo ni hano mu isi. Nta n'umwe uzigera wiga umugambi w'Imana ateye atyo. Korana kutoni. Abantu bose murafate kimwe. Mu birori, abakene mubashyira imbere, mubicaze ku ntebe z'icyubahiro. N'ibyo Imana ishaka. Turabona Imana ishyize igihugu, Imana ivana imivumo mu gihugu, ivana indwara z'ibyorezo mu gihugu, itanga ubwenge n'abayobozi bacu, irindi gihugu, irindi isi muri rusange, iyi vuba y'imvura. Imana ishimwe cyane. Nta yindi igisubizo isi ifite nta kindi. Jesus is the only answer. Is only the answer. The answer is nta yindi. Ni ukwakira Jesus Christ mu buzima bwawe, kugira ngo isi igire amahoro nta kindi. Buri niko bwenge bw'Imana, nibwo bwenge nyakuri mu buzima bwawe. Icya gatandatu, icya karindwi nsorejeho. Icya karindwi, ntabwo bugira uburyarya bumaze abantu. Mu biganiro bivuga neza cyane ngo nta muntu nagusekera aza gusekera akiri bugufiya, ngo ntuzamwize ko mu mutima we harimo ibizira birindwi. Ibyo bizira murabizi. Umuntu aragusekera ariko ari umugome mu mutima wawe, agutegeye igicu. Umuntu aragusekera ariko mu mutima wawe ari umugome. Umuntu aragusekera ariko mu mutima wawe ari umugambanyi. Aragusekera ariko no kuguhirika gukorera propaganda, agukorera kugira ngo akuvane mu mwanya, akuvuga. Mwe gusebanya n'imidaka, mwe gusebanya, mwe kugira ishyari, mwe kugira ubugome buzakurimbuza. Wowe ufite ishyari mugenzi wawe mu kazi, ukamwikanisha mu kazi, ukamukuza mu kazi, ejo nawe ni wowe. Today I may be in this office, I may be here, but tomorrow I may not be here. Urugendo ndi mu kazi, urugendo ntanze, urugendo ndi mu kazi, mfite Imana y'Imana.
today nyirimo ariko tomorrow I may not be in that office. Bishobora ko nawe navuye muri iyo ntebe nazi uramugambana ariko nawe ejo bazakugambanira. Urica ejo bazakwica, urariganya nawe ejo bazakuriganya, uriba ejo bazakwiba, uva imigeza mu kazacu mujimije kubera ishyari nawe ejo bazakuvana. Bimenye ibyo ukora mugenzi wawe nibyo nawe uzakorerwa, nibyo uzakorerwa nawe, ntabwo uzatsindamo, ntabwo byakunda. Ntabwo Imana yakwemera ko wica ukora ibyo bintu, ukora ubugome bw'umuntu Imana ikwihore, ntabwo bizakunda. Nawe igihe kizagira nawe uvemo nabi, ahubwo uvemo ukozwe n'isoni. Ukozwe n'isoni. Tujye kunyurwa nuko turi, tujye kunyurwa n'ibyo dufite. N'ufite imyambaro n'ibyo kurya nibwo nabyo ibirenze aho ngaho mu mitego y'iki ngo mutego wa Satani karimbuka. Mana gufasha kandi kugenda mujye urukundo tagira uburyarya n'ukunda mugenzi wawe apara ku magambo genda umufashe genda umusura iyo utamusura mutanavugana muraziranye ntabwo muri inshuti. Turaza ko muri inshuti nuko umusanga umusura niba yaburaye niko yanaye uko yiriwe, niba yambaye ubusa kamwambika, niba yaburaye ko mugaburira. Ubu ni ubwenge bw'Imana Imana ishaka mu mitima yacu. Hanyuma rero ndabashimiye cyane, aya magambo arakomeye, nuzi umwete wo kuyumva Imana izagushoboza cyane. Isi ni mu Migani 16 umurongo waho wa 20 biravuga ngo witondere ijambo azabona ibyiza kandi wisunga Uwiteka abahirwa. Ufite umutima w'ubwenge azitwa umunyamakenga kandi ururimi ruryoshya amagambo rwungura kwiga. Ubwenge bubera nyirabwo isoko y'ubugingo, ariko ikibabaza abapfapfa ni ubupfu bwabo. Umutima w'umunyabwenge mwigisha ururimi rwe kandi umwungura ubwenge mu byo avuga. Bene data, umutima w'umunyabwenge uba mu mutima we, ariko ururimi rw'umupfapfa ruba mu kanwa kahangaha atasagura ibigambo ko si ubwenge. Niba uvuga amagambo akomeretsa abandi, niba ugira isitaza abandi ubwenge bw'abazimu bw'abadayimoni bw'inyamaswa abantu, ntabwo bikwiriye bene data ngo twari twende bw'isi. Ntabwo bwatuma impamvu isi irimo kuryama, impamvu wiba, impamvu usambana, impamvu ukubita umugore, impamvu wesoroka uriganya, impamvu uri umujura, impamvu ubeshya, nta yindi mpamvu. Ukeneye ubwenge bw'Imana, ukeneye Kristo mu buzima bwawe ngo amateka ahinduke. Impamvu ufite ishyari, impamvu uri umugambanyi mu kazi, impamvu ushishimuza bagenzi bawe, impamvu ucira bagenzi bawe imanza, impamvu utaranya bagenzi bawe, impamvu bafite ishyari mu kazi utabirukanisha, nta yindi mpamvu. Ntabwo urakira Kristo, ukeneye kwakira Kristo amateka agahinduka nta kintu. Imana igufashe. Icyo ni igisubizo isi ikeneye uyu munsi wa none, cyo gisubizo Amerika ikeneye uyu munsi wa none, cyo gisubizo Abanyarwanda bakeneye uyu munsi wa none, cyo gisubizo Afurika ikeneye uyu munsi wa none, cyo gisubizo Uburayi, Uburenaziya bakeneye uyu munsi. Ni ukwakira Kristo agahindura ubugingo bwayo, agahindura attitude bakamwizera, hanyuma Imana igakiza isi. Imana ibamugisha. Ngibyo bintu by'ingenzi nabazaniye uyu munsi bigaragaza umuntu urimo ubwenge bw'Imana, bigaragaza ubwenge nyakuri ubwaribwo Imana ibafashe. Mwari kumwe na Evangeliste Robert Ndemezo. Hanyuma rero ndabashimiye cyane, ariko shimiye Imana ubw'uyu munsi mpaye. Nyuma y'iminsi ishize ndi mu masomo nongeye kubohoka. Iyo umuntu yiga buriya biragora cyane kugira ngo abaganirize buri munsi, harimo ibimuboha byinshi, ariko nabo bose ndahari ndi mu karuhuko tujye kuganira muri Imana. Hasigaye iminsi 2 tugasoza amasengesho y'iminsi 40. Imana izabagirire neza. Hanyuma telefone zanjye 088 39 85 38 078 39 85 38. Iyi ni channel y'ivugabutumwa, nta bindi bicaho, ni ubuhamya n'ivugabutumwa, nta bindi. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero Imana ibagirire neza. Email yanjye ushaka kunyandikira kugisha inama ni rondemezo@gmail.com, rondemezo@gmail.com. Nta kindi rero. Kuri Facebook wanyandikira nanone ku rwa Facebook rurazwi, wajya ukandika mu Robert ubusanzwe kwa Ndemezo
Robert Mududu n'ujya kuri Facebook uzasanga izina ryanjye ryakavukire ryakabyiniro cyangwa se nickname. Mana bafashe kandi bagiye neza dusenga Imana rero. Mana yacu, Mana nziza, Mana ya Abraham, Isaka na Yakobo, ndagushimira ubw'ijambo ryawe uyu munsi ukishijemo cyabumvira abanyarwanda ubwenge nyakuri bwari bwo n'ubwenge bw'abadayimoni bwari bwo. Uwiteka je ntabwo ufite amagambo yakemeza abantu, ni ukuri uwutera imbuto ndetse n'uwuzuhira bose ni bamwe, ariko ukomeye n'uwukuza imbuto ikamera. Ndakwinjiza Uwiteka rero umwuka wera aherekeza ijambo yemeza abantu imitima yabo by'icyaha bijya matira no gucyanuka ko kujya kwa data mu ijuru. Mana ishimwe rero, ndagushimiye ko wabaye nanjye ukaba n'akanwa kanjye n'ubugingo bwanjye n'umutima wanjye n'ubwenge bwanjye n'ibitekerezo byanjye byose ukaba wabanye nanjye. Ibyo nsabiye abanyarwanda bose muri rusange, ibyo nsabiye isi muri rusange, n'ibyo nsabiye imiryango yanjye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen, amen.